Hello, reka nizere ko umeze neza cyane ahantu hose uherereye mu duce dutandukanye twinshi two mu Rwanda. Amazina yanjye nitwa Sonia Lola and welcome back to my YouTube channel. Hi. Ngira ngo ushobora kuba wabonye thumbnail y'ikiganiro kwibaza uti habaye iki byagenze gute. Ndabizi ko ufite amatsiko yo kumenya uburyo umuhanzi yagiye kuri stage agafata agacurama akagashyira mu kanwa agakuraho umutwe wako akakarya. Amaraso yose akuzura mu kanwa ku ntoki ahantu hose imbere y'imbaga ibihumbi magana byari byaje kumureba. Well, buri muhanzi wese cyangwa se buri muntu wese aba afite utuntu twakwita utumanyeri akora by'umwihariko iyo ari mu bantu benshi cyangwa se mu mbaga nyamwinshi of course y'abantu. Nk'ibiba hano mu Rwanda nk'uko The Ben yagiye muri Uganda, umukobwa arangije amuterera isutiye. The Ben yanga kuba nka Drake ngo atoragure iyo sutiye abiflexingemo yereke buri muntu wese nyine ko hari umukobwa umwohereje isutiye, arayirengagiza umva amera nkaho rwose nta cyabaye, nta kintu kimwe yigeze abibona. Ubwo icyo gitaramo yari agiye gukora muri Uganda ni igitaramo cyo kumurika album ye Plenty of Love. Well, Bruce Melody nyuma yaho aza gukora igitaramo muri BAL, iyi ngiyi yari imikino ya basketball. Buri muntu wese aravuga ati noneho Bruce Melody azanye innovation. Buri ukuntu yaje yambaye, icyo gihe yari yambaye imyenda y'umutuku n'umweru ku buryo baje ni ukuvuga ngo iyo yaje yambaye bahise bayica exactly aho ngaho gutya kuri stage. Nyuma yaho abantu rero ko kundi bashobora kuba badakunda ibyiza baravuga bati ni gute muvuga ko performance ya Bruce Melody yari yakomye kandi imyenda yaje yambaye yarayiganye ku munyamerika w'umukinnyi wa filime witwa Idris Madison uburyo yari yagiye mu birori bya Met Gala yambaye. Well, today ntabwo tugiye kuvuga kuri Bruce Melody cyangwa se The Ben cyangwa se undi muhanzi wari wese wa hano mu Rwanda. To make it even more crazier, we're not talking about any African artist. Yeah! Uyu munsi ngiye kukubwira ku nkuru y'umuhanzi witwa Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne ndatekereza atari ubwa mbere wumvishe iryo zina cyangwa se iryo jambo Osbourne. Ryigeze kuguca mu matwi, right? Okay, maybe. Ozzy Osbourne ni umuhanzi wo mu Bwongereza muri Birmingham. Aka kanya muri uyu mwaka wa 2025 turimo afite imyaka 76. Ikirenze kuri ibyo ngibyo aracyakora umuziki, aracyakora ibitaramo by'umwihariko n'ibiganiro. Gusa nanone iby'akarusho nuko ari no gukina filime aka kanya. Tariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 1980 Ozzy Osbourne wari wagiye gutaramira abantu Ilowa, abakunzi b'indirimbo ze, abakunzi by'umwihariko b'indirimbo yakoraga za rock na n'ubu ngubu agikora. Umufana we wari mu myaka ya za 10 yafashe agacurama kazima akajugunya kuri stage. Ozzy Osbourne akikabona yahise yibwira ko ako gacurama gashobora kuba ari agapupe cyangwa se of course ari igikinisho. Nta kindi cyakurikiyeho. Ozzy Osbourne wari uzi ko ako gacurama bamutereye ari agapupe kandi atari kazima, yahise agafata agashyira mu kanwa amera nk'umuntu ugiye kukarya, arangije agakuraho umutwe akoresheje amenyo ye. Ndabizi uhise utekereza uko byaba bimeze ari wowe uriye agacurama kazima ugakoresha umunwa wawe n'amenyo yawe ugaca umutwe. Ozzy Osbourne ntiyamenye ko still ako gacurama ari kazima. Yarakomeje aririmbira abantu yishimye until abafana batangiye gusakuza bamubwira ko afite amaraso ku munwa we ndetse no ku ntoki ze. Ozzy Osbourne akireba mu ntoki yahise abona amaraso menshi ari kumuva mu ntoki. Yahise amenya koko ako gacurama kari kazima. Nta kindi cyabaye, uyu muhanzi yahise atangira kuruka. Gusa man, Menya n'ibyo yariye mu bwana byose yarayise abigarura aho ngaho kuri stage. Ako kanya inkuru yahise iba kimomo, abaganga bahita baza kumukura kuri stage bamujyana ku bitaro byari aho ngaho hafi kugira ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze kandi bwihuse kuko yaramaze kurya agacurama kakiri kazima kandi bishobora kuba byari kumuviramo ingaruka zitandukanye zirimo no kurwara zimwe mu ndwara zishobora guterwa n'uducurama. Uyu muhanzi kubw'amahirwe atangwa n'Imana yonyine nta kibazo na kimwe yigeze agira ngo abe yarwara indwara zitandukanye zirimo izaba zavuye ku ngaruka z'amatembabuzi yaba yariye mu gacurama.
Gusa nyuma y'uko avuye mu bitaro yatangaje ko yamaze ibyumweru bitatu byose aterwa inshinge ebyiri ku munsi, harimo urwo mu ijosi ndetse n'urwo ku kaguru, kugira ngo nimba hari ubumara cyangwa se indi myanda yose yaba yarariye mu gacurama imuvemo cyangwa se imushiremo, kandi ntigire n'ikintu na kimwe ihungabanya ku buzima bwe. Si ibyo gusa kandi nakubwira dusoza, ikindi ngomba kukubwira ni uko kuba Ozzy Osbourne yarariye agacurama mu gitaramo cye yari ari gukora imbere y'ibihumbi by'abantu byatumye izina rya Ozzy Osbourne rirushaho kumenyekana, bituma aba icyamamare cyane mu njyana ya rock yakoraga, ndetse kandi binatuma izina yari yariyise ry'uko ari igikomangoma cy'umwijima rimuhama, bitewe n'uko yari akoze igikorwa kidasanzwe cyo kurya agacurama kakiri kazima. Sinakwibagirwa kukwibutsa ko nimba uri mu Rwanda icyorezo cya COVID-19 cyagarutse, kandi ari byiza ko nawe uba umwe mu bantu bakirinda. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia Laurent, ndagushimiye cyane nimba warebye kino kiganiro ugejejeho kugeza ku musozo. Don't forget to subscribe nimba utarakora subscribe, and like too. Even you can give me a comment kugira ngo menye iyi content nikomeze. Anyway, bye bye, ukomeze ugire umunsi mwiza. Mwah.